Nk'uko bisanzwe uyu ni wa mwanya mwiza cyane tujya twigana ibirebana n'iby'amagara mazima hano ku buzima butoshye, abo tuhahuriye mwese rero tugire tuti ikaze kuri mwese. Tukaba rero twinjiye mu mwanya mwiza cyane twese dukunda, umwanya twunguranamo ubumenyi mu birebana n'iby'amagara mazima, uko twasigasira ubuzima bwacu. Tukaba rero tugira ngo muri uyu mwanya insanganyamatsiko tuganiraho duhite tuyibabwira, turagira ngo twige uko wakongerera umuntu amaraso uwayabuze, uko wamwongerera amaraso wifashishije ibiribwa bishobora kuboneka hafi yawe kandi ukabikoresha mu mwimerere wabyo, ndetse ari nawe wabyiteguriye. Wabigenza ute? Wabikora ute? Wamumarira iki uwo nguwo wabuze amaraso, cyangwa se ufite umubiri amaraso yagabanutse akabamo make, wamufashisha iki? Wamwunganira ute? Ibyo ni byo ngira ngo turebere hamwe, kandi ubwo abasanzwe bahugutse muri ibi ngibi by'ubuzima bamaze kumenya neza neza rwose ko tugiye kwigana ku birebana n'umunyungugu witwa ubutare cyangwa se fer. Uyu munyungugu w'ubutare ni umwe mu myunyungugu tubona mu byo turya, by'umwihariko bivuye mu butaka, ibyerera mu butaka nibyo biba biwukungahayeho cyane. Rero uyu munyu akaba ari ingenzi mu mubiri w'umuntu, ndetse ukaba ufite umwihariko wo kongera amaraso. Ni ukuvuga ngo iyo amaraso yabuze, bya bindi bavuga ngo umuntu afite amaraso make, biba byatewe n'uko uyu munyu uba wabaye muke mu mubiri wawe. Ni umunyu w'ubutare nyine, fer. Abahanga mu by'ubuzima cyangwa se abashakashatsi ndetse barimo n'uwitwa Roger Pamplona, Dr Roger Pamplona, batubwira neza ko mu mubiri w'umuntu mukuru ubusanzwe haba harimo garama z'umunyu w'ubutare nibura zigera kuri 3 cyangwa se 4. Ni garama 3 cyangwa se 4 z'umunyu w'ubutare uba uri mu mubiri w'umuntu, akaba uyu munyu uboneka ku rugero, ku gipimo kiri hasi cyane. Namwe murumva garama 3 ni utuntu duke cyane, ariko akaba ari umunyu ukora ibitangaza bikomeye cyane, ukaba ukora imirimo y'ibanze mu gutuma umuntu abaho, kuko byumvikanye nyine twabivuze ko ari umunyu wongera amaraso. Iyo ubuze mu mubiri bivugwa ko umuntu yabuze amaraso cyangwa se amaraso yagabanutse, yagize amaraso make cyangwa se yagize amaraso akennye. Bityo kugira ngo amaraso yiyongere ukaba ugomba gukoresha ibikungahaye kuri uyu munyu w'ubutare ndetse n'ibindi byunganirana nawo. Umugabane munini rero w'uyu munyu mu mubiri w'umuntu ukaba uba mu maraso, birumvikana, kandi ukaba ugira uruhare mu ikorwa ry'ibyitwa hemoglobine, ituma amaraso agira ibara ritukura, kandi nanone ikaba ikora umurimo wo kujyana oxygene, umwuka mwiza wa oxygene, haba mu bihaha ndetse no mu zindi ngirangingo fatizo z'umubiri w'umuntu. Hakaba rero hari ibihe umuntu ageramo akaba agomba gukenera umunyu w'ubutare mwinshi kugira ngo amaraso ataza gukena cyangwa se ataza kubura amaraso mu mubiri we. Ubwo hari abantu mu yandi magambo baba bagomba gukenera umunyu w'ubutare mu buryo bw'umwihariko. Uyu munyu w'ubutare rero ukaba ukenerwa by'umwihariko ku bantu b'igitsina gore bari mu bihe by'imihango. Abangaba bitewe no gutakaza amaraso menshi ku munsi, abangaba rero biba bisaba ngo babone uyu munyu w'ubutare uhagije, kuko muri cya gihe cy'imihango ku munsi batakaza nibura miligarama 2 ku munsi, kuri buri munsi w'imihango. Bityo rero ubwo biba bisaba ko babona umunyu wikubye inshuro hafi 3 kuruta uwo bari basanzwe binjiza mu mubiri w'umuntu. Abandi baba bakeneye umunyu w'ubutare mu buryo bw'umwihariko ni abadamu batwite. Abo nabo kubera ko baba bagaburira babiri, yaba nyina w'umwana yaba n'umwana, baba bayiwukeneye mu buryo buhagije ku rugero ndetse rungana n'urw'aba bandi bari mu mihango, kuko biba ngombwa cyane ko nabo bakenera uyu munyu w'ubutare kugira ngo ari nyina w'umwana agire amaraso ahagije, ari umwana nawe agire igikuriro gihagije mu nda ya nyina. Abandi by'umwihariko bakenera umunyu w'ubutare ni abantu bageze mu gihe cy'ubugimbi cyangwa se ubwangavu. Ubwo nyine bavuga ubugimbi cyangwa se bakavuga ingimbi ku w'igitsina gabo, ni ukuvuga umwana w'umuhungu, naho iyo ari umukobwa bavuga ko ari umwangavu ageze mu gihe cy'ubwangavu. Muri cya gihe baba bageze hagati y'imyaka 11, 12, 13 kuzamura hejuru kugera kuri 18, abo nabo baba bakeneye umunyungugu w'ubutare uhagije kugira ngo bashobore gukura neza, bagire igikuriro kigaragara. Ndetse ku bakobwa bo kubera ko baba bageze mu bihe byo kugira imihango, biba bisaba ngo nabo bajye binjiza umunyu w'ubutare uhagije.
By'umwihariko kandi abandi bantu nanone bagomba gukenera umunyu w'ubutare ni abantu bavuye amaraso, baba abari kuva imyuna cyangwa se abagize impanuka, ibikomere bituma bava amaraso menshi, abo ngabo baba bakeneye umunyu w'ubutare uhagije, cyangwa se nanone babandi baba bararwaye indwara z'ibikatu zikabarembya cyane, abo ngabo baba bakeneye kongererwa amaraso mu buryo bwihuse, kandi ukaba ushobora kuyongera unyuriye mu biribwa byongera amaraso mu buryo bwihuse. Ibyo ngibyo nyine turaza kubibabwira. Icyo twazirikana gusa tutarajya kuri ibi ngibi by'umwihariko by'ibiribwa mu biribwa byongera amaraso, ni uko dukwiriye kumenya ko kugira ngo umunyu w'ubutare ushobore gutunganywa neza n'umubiri kandi ushobore kubyara amaraso ku rugero rukwiye, mu mubiri wawe hagomba kuba harimo vitamine C ihagije, ya yindi twabonye ko iboneka mu byo kurya bibisi gusa bitahuye n'umuriro, bitatetswe. Bityo rero ubwo kugira ngo buri munsi ubone amaraso ahagije, uba ugomba kurya icyo kurya kibisi, ni ukuvuga nka salade y'imboga, ukaza kuyiteganya cyangwa se ukagena kuri rimwe mu magaburo y'uwo munsi ukagena imbuto, amatunda. Ubwo rero kuyarya bituma winjiza vitamine C, iyi vitamine C yagera mu mubiri akaba ariyo ituma umubiri wawe ugira amaraso, naho ubundi uriye ibikungahaye kuri uyu munyu w'ubutare ariko umubiri wawe ugakena kuri vitamine C, n'ubundi uwo munyu ntacyo wakumarira kuko ushobora guhomba, nyamara wari winjije iby'ingenzi bikugirira akamaro. Tukanababwira kandi ko abakunda kurya ibikomoka ku nyamaswa ndetse no kubinywa ariko badakunda kubona ibikomoka ku bimera, abo ngabo baba bakennye ku maraso cyangwa se bakaba bakennye ku butare bwiza bukomoka mu bimera ndetse no kuri vitamine C, ugasanga rero bagize izo ngorane zo kuba bagira amaraso akennye cyangwa se amaraso make. Ikindi twababwira by'umwihariko ni uko hari ibiribwa nk'ibiribwa by'ibinyamakakama, ni ukuvuga ibinyamavuta, ubwo ni nk'ubunyobwa, ni nk'ibihwagari, ni soya n'ibindi, ndetse n'imboga n'ibinyampeke muri rusange. Ibi ngibi biba bikungahaye cyane ku munyu w'ubutare ndetse ku rugero ruruta kure cyane inyama. Ubwo rero murumva ko nk'abantu bakoresha ifu ya soya, amata ya soya, tofu ndetse n'ibikomoka ku binyampeke, ku ngano, uburo ndetse n'ibindi, abangaba binjiza umunyu w'ubutare mwinshi ndetse bakagira amaraso meza kandi asukuye mu mibiri yabo kuruta ba bandi bajya bakunda gukoresha ibikomoka ku nyamaswa, haba mu biribwa ndetse no mu binyobwa. Ubwo rero by'umwihariko tukaba tugomba kwinjira mu byongera amaraso tubibabwira muri magufi. Ubwo turababwira urutonde rw'ibiribwa ndetse tubabwire n'imvange zimwe na zimwe ushobora gukoresha kwifashisha kugira ngo wongere amaraso mu mubiri wawe igihe uyakeneye, cyangwa se hari undi muntu ubona ufite umubiri ukennye ku maraso akaba asabwa kongererwa amaraso. Ikintu cya mbere ku isi gikungahaye ku munyu w'ubutare, ni ukuvuga mu kongera amaraso, ni icyitwa spirulina. Spirulina niyo ya mbere ku isi ndetse iruta kure cyane ibindi byose byongera amaraso bikungahaye kuri uyu munyu w'ubutare. Niyo ya mbere rero ku isi yongera amaraso vuba na bwangu kandi kongera amaraso ahagije. Spirulina rero niyo ya mbere, n'umuntu wabuze amaraso, umuntu ukennye ku maraso, biba byiza kumuha spirulina kuko amaraso ahita azamuka vuba na bwangu. Kandi tuzi neza ko spirulina ubusanzwe, ababisobanukiwe bazi neza ko spirulina iba ifite ibyangombwa mu birebana n'intungamubiri, imyunyungugu ndetse n'amavitamine hafi ya yose umubiri w'umuntu ukeneye. Bityo iyo wakoresheje spirulina umubiri wawe uba wawugaburiye ibikenewe byinshi hafi ya byose, ku buryo rero ikiba gikenewe ahasigaye aba ari ukurya kugira ngo wuzuze igifu, kugira ngo uhage gusa, kuko nabyo birakenewe, quantité nayo irakenewe. Ariko iyo ukoresheje spirulina ubwo karite yo bamaze kuyibona kera rwose, ibyangombwa umubiri ukenewe bamaze kubyinjiza mu mubiri wawe, ahasigaye ugakenera kurya kugira ngo wijute uhage, ibondo ryeguke. Spirulina rero ugiye mu bipimo mpuzamahanga bizwi, muri garama ijana za spirulina cyangwa se za buri kintu cyose turaza kuvuga ahangaha, spirulina iba igejeje ku gipimo kingana na miligarama 28 n'igice. Ubwo nyine murumva ko ari igipimo cyo hejuru cyane, ni ukuvuga ni 28 n'igice ku ijana, cyangwa se abakunda gukoresha imvugo ngo pursa 28 n'igice. Ubwo rero muri garama ijana haba harimo miligarama zigera kuri 28 n'igice muri spirulina. Naho muri soya ni 16 ku ijana. Ubwo byumvikane ko ari hafi kwikuba kabiri kuri spirulina. Spirulina iri hafi kuyikuba inshuro ebyiri. Soya iri kuri 16, naho spirulina iri kuri 28. Naho sezame ni 15, naho ibishyimbo by'umweru biri ku rugero rw'10, lentille ni 9, igihwagari ni 6 n'ibice 7,
naho ingano ni 3,2, epinari ni 2,7, ibitunguru bya puwaro ni 2,1, amashaza ni 1,5, naho ibihumyo ni 1,2, umutonore w'ibishyimbo ni 1 gusa, umunyu w'ubutare uba urimo ku rugero rwa 1%. Avoka yo nayo ni 1%, hanyuma ibirayi ni 0,7, amashu ni 0,6, naho karoti ni 0,5, umutini ni 0,4 hafi, inzabibu ni hafi 0,3, itunda rya pome ni hafi 0,2, hanyuma noneho rero ubwo ni ibikomoka ku bimera, murumva ko uko bigenda bikungahaye. Naho iyo ugiye ku bikomoka ku nyamaswa ndetse ukagereranya n'ibi bikomoka ku bimera, urasanga ibikomoka ku bimera ari byo bikungahaye ku munyu w'ubutare cyane, kure cyane kuruta ibikomoka ku nyamaswa. Ingero ndatanga ku birebana n'ibiribwa bikomoka ku nyamaswa cyangwa se ibinyobwa bikomoka ku nyamaswa, ni uko nk'umwijima w'ikimasa ufite 4,8, mu gihe spirulina twabonye ko ari 28,5, hanyuma soya tugasanga ari 16, sezame 15, ibishyimbo by'umweru 10, rantiye 9, n'ibindi uko twagiye tubivuga. Ariko umwijima w'ikimasa niwo mu bikomoka ku nyamaswa niwo ukungahaye cyane kuri uyu munyu w'ubutare, ufite 4,8. ubwo mwumve rero ko ibikomoka ku bimera bigukungahayeho cyane, nibyo bya mbere byongera amaraso kuruta ibikomoka ku nyamaswa. Naho inyama isanzwe y'ikimasa yo ni 1,8, inyama y'intama ni 1,7, hafi 8, hanyuma igi ni 1,4, naho inyama y'inkoko ni 0,9 hafi, kimwe n'inyama y'ingurube biranganya, nayo ni 0 hafi 9, naho fromage ni 0,3, amata y'inka ni 0,05, ni ukuvuga ni 1/20 cya miligarama imwe. ubwo byumve ko niba umuntu anyoye amata ya soya ikungahaye ku rugero rungana na 16, undi akanywa amata y'inka akungahaye ku butare kuri 0,05, ubwo birumvikana neza ko soya, nka soya tuyifasheho urugero, amata ya soya uyakoresheje uba winjije umunyu w'ubutare inshuro 320 ugereranije n'uwanyoye amata y'inka. Murumva ko ntaho bihuriye rero. Ibi rero akaba ari ibiribwa, akaba ari urutonde rw'ibiribwa bikomoka ku bimera ndetse n'ibikomoka ku nyamaswa, ikigereranyo twabahaga kugira ngo turebe uko ibiribwa n'ibinyobwa bigenda bikungahaye ku munyu w'ubutare wongera amaraso. Ubwo mwumvise rero uko mwahitamo, niba ari umuntu ufite amaraso make, warwaye indwara z'ibikatu zikamuzahaza, ndetse n'abandi bose bashobora kuba bafite icyo kibazo cyo kuba bakeneye ko amaraso yabo azamuka vuba, igipimo cy'amaraso kizamuka vuba mu mibiri yabo, mwumvise ibyo mwakoresha. Ahanini ni ibikomoka ku nyamaswa. Icya mbere twabonye wakwitabaza ni spirulina, niyo ya mbere ku isi, ariko hari n'ibindi nka soya, sezame, ibishyimbo by'umweru, rantiye, ndetse n'ibindi nk'uko twakomeje kubibona. Ibyo rero akaba ari urutonde rw'ibiribwa ushobora kwifashisha uzamura igipimo cy'amaraso meza mu mubiri wawe, bitewe n'uko umunyu w'ubutare wazamutse. Ariko ukamenya ko igihe wabikoresheje ugomba no gukoresha ibikungahaye kuri vitamine C, ni ukuvuga gukoresha ibibisi kuri rimwe mu magaburo y'uwo munsi wabikoresheje. Kandi vitamine C twabonye ko itabikwa mu mubiri, bisaba ko ugomba kubikoresha buri munsi. Ukaba wakoresha imbuto cyangwa se ukabizirikana ugakoresha salade y'imboga, ibyo birashoboka. Icyo ugomba gukora gusa ni ukutavanga imboga n'imbuto ku igaburo rimwe. Iryo ni ikosa ugomba kwirinda gukora. Ubwo rero naho ubugaruka tukaba twiyemeje ko tugiye kuba dusubikiye ahangaha, hasigaye tukabategurira n'ibindi nabyo, kandi mukaba mukomeza kuguma ku buzima butoshye kugira ngo twongere tubahurire, maze noneho tubagezeho ubumenyi bwimbitse cyane kandi budufitiye akamaro, bugafitiye abacu ndetse n'abandi, rubanda rwose muri rusange. Muzi neza ko isi ku muntu w'Imana, isi ni nka paruwasi ye bwite Imana yamugeneye ngo ayigirire akamaro, ayibwirizemo ubutumwa bukiza abantu imitima, ariko nanone yibwirizemo ibikiza imibiri, ibyo kwita ku buzima bw'abantu kugira ngo bagire amagara mazima, maze roho nzima iture mu mubiri muzima. Rero naho ubugaruka, naho ubutaha, tubaye tubifurije imigisha iva ku Uwiteka Nyiringabo, ku Mana. UBTV, ubuzima butoshye.